amahoro atavuye mu by'isi, ifite amahoro atava mu mafaranga. Umunezero wanjye ntuva mu by'isi, umunezero wanjye uva i Golgota. Ifite amahoro atavuye mu by'isi, ifite amahoro atava mu mafaranga. Umunezero wanjye ntuva mu by'isi, umunezero wanjye uva i Golgota. Iyo Yesu atamvira wumva mfite ikizinga, Yesu umwambaro wera njye nayikukura he. Hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota, hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota. Iyo Yesu atamvira wumva mfite ikizinga, Yesu umwambaro wera njye nayikukura he. Hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota, hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota. Ntoranyani yarebye ibikorwa, umuntu we gukizwa imirimo. Ntacyo twakora cyaduhindura abera, keretse ko Yesu wagiye i Golgota. Ntoranyani yarebye ibikorwa, umuntu we gukizwa imirimo. Ntacyo twakora cyaduhindura abera, keretse Yesu wagiye i Golgota. Iyo Yesu atamvira wumva mfite ikizinga, Yesu umwambaro wera njye narikukura he. Hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota, hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota. Iyo Yesu atamvira wumva mfite ikizinga, Yesu umwambaro wera njye narikukura he. Hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota, hashimwe umwami Yesu wanyereye i Golgota. Wabuze inkuru y'umwami Yesu, ingabo zawe Galilaya, ushizeho imitwaro y'abari mu isi, agahetamishwa n'ibyaha byanjye. Ese wabuze inkuru y'umwami Yesu, umugabo mwiza w'i Galilaya, ushizeho imitwaro y'abari mu isi, agahetamishwa n'ibyaha byanjye. Ibyo dukora byose ni mu mpano y'ishushanya, asa n'uwetse umwana kandi ari igishushanyo, ariko mu rukundo nyina akanamushima, ariko mu rukundo nyina akanamushima. Ibyo dukora byose ni mu mpano y'ishushanya, asa n'uwetse umwana kandi ari igishushanyo, ariko mu rukundo nyina akanamushima, ariko mu rukundo nyina akanamushima. Ibyo dukora byose ni mu mpano y'ishushanya, asa n'uwetse umwana kandi ari igishushanyo, ariko mu rukundo nyina akanamushima, ariko mu rukundo nyina akanamushima.